Ubukwe nibwiza rwose buranezeza kandi bunahesha data icyubahiro. Ubukwe nibwiza rwose buranezeza kandi bunahesha data icyubahiro. Imana yaremye umuntu imuha ubutware w'ibyo yaremye, ariko irebye isanga atari byiza kwaba wenyine muri Edeni. Ubukwe nibwiza, ubukwe nibwiza rwose buranezeza, buranezeza kandi bunahesha data icyubahiro. imibare natwe ugendere natwe kandi umubare dusubira natwe mwiza dutahire neza dusoze neza ibiri byose n'imibare zose mwami ndazisubiza natwe dufashe kandi kumugisha mu mwami Yesu ukuboko kwawe ubundi byiza byose kandi dukorera mwami dufashe kugira ngo tubashe gusoza neza. turagushima twese rero bana mwami kumugisha urwanya kurwanya yirukana imyuka mibi rwose turi mu bihe bikomeye mu gihe cy'umutekano mukeya, ariko mwami Yesu Kristo bana amen. Ngoba bariteka mu buzima bwose kandi bahimana icyubahiro, imuremera umufasha mwiza w'igikundiro umukwiriye. Ngoba bariteka mu buzima bwose kandi bahimana icyubahiro. Ubukwe nibwiza, ubukwe nibwiza nibwiza rwose buranezeza, buranezeza kandi bunahesha data icyubahiro. Mugabo ni wowe mutwe w'urugo ujya ukunda cyane uwo wahisemo. Ore nawe yawubaha cyane kandi muhimana icyubahiro. Ubukwe nibwiza, ubukwe nibwiza nibwiza rwose buranezeza, buranezeza kandi bunahesha data icyubahiro. ubukwe nibwiza, ubukwe nibwiza nibwiza rwose buranezeza, buranezeza kandi bunahesha data icyubahiro. urugo niryo juru rito mutangiye none uyu munsi mubigaragaze no mu bandi bose kandi muzagere no muri bwa bukwe
n'iryo juru rito mutangiye none uyu munsi mubigaragaze no mu bandi bose kandi buzagere no muri bwa bukwe ubukwe ni bwiza ubukwe ni bwiza kandi bunahesha data icyubahiro ubukwe ni bwiza ubukwe ni bwiza rwose buranezeza buranezeza kandi bunahesha data icyubahiro. Ugiye gushyigikira buno bukwe uturemera amashimwe duhagaritse imyuka mibi duhagaritse satani n'ingabo ze amarembo y'ikuzimu turayafunze mu izina rya Yesu Kristo. Turakoze Mana kuko utugenda imbere kugeza ubukwe bushoje tukaguhimbaza mu izina rya Yesu. Amen. Ibitangira neza ikabirangiza neza Imana yacu irambaye. 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 Ibitangira neza ikabirangiza neza Imana yacu irambaye. Imana yacu irambaye. Imana yacu irambaye. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Mizirukana, izirukana, sata, Yomana, izategeki, siyona, ukimani, tubi, tuzanesha, tuzanesha, dusa bimatu, ubu tuneshe bije, yaje, bigeragezo kubw'imbaraga zayo. Yesu nimuze tumukore, uwo mwami tumutunziga, ndetse ubwenge n'umutima n'umubiri bikorera umwami Yesu, ndetse ubwenge n'umutima n'umubiri bikorera umwami Yesu. Kandi abantu benshi cyane ntibazizira ijuru, babohewe mu maboko yawa mugome Satani. Muze twese tubasha abo bantu tubasangisha umukiza ari hafi, ntiducogore gusenga Imana kugeza ubwo Yesu aza. Sangwa ari hafi, ntiducogore gusenga Imana kugeza ubwo Yesu aza. Haleluya. Rero sabe mwarimu turegera hano hafi, tumuhe mikoro adufashe twese turi gusenga Imana, natwe dusenga Imana dusengera iyi gahunda kugira ngo Uwiteka aze ayibemo. Turagushimira kuko wabanye natwe iminsi yose itambutse, habonetsemo byinshi bitandukanye kandi byari bikomeye. Benshi barapfuye, bagiye tubyumvisha amatwi, ariko uyu munsi wa none turiho kuko wabyemeye ngo tubeho. Ni nacyo gitumye twese uko tungana tuzamuye igitambo cy'ishimwe cy'uko tuba amahoro. Uhabwe icyubahiro kuko wakoze imirimo myinshi itandukanye. Ese ubugingo bwacu Sarabigorogota yongere ademeza aha hantu kugira ngo haboneke n'Imana, utegeke byose bikubahishe. Kandi natwe mwami yo abatanga igitambo nk'iki, natwe turonka amashimwe. Dusengera umwanya tugiye kumara mu izina rya Yesu Kristo. Fashe ibintu bigiye kuhaboneka, fashe umugaragu wawe umushumba mu izina rya Yesu Kristo, fashe umukwe n'umugeni, fashe imitima yose iteraniro, wiheshe icyubahiro. Uhagaritse imyuka mibi, uhagaritse gukora kwa Satani, amashimezi aceceke, adaturuka ku Mana yose aceceke mu izina rya Yesu Kristo. Wiheshe icyubahiro guhera dutangiye turinda turangije. Mwami wikore neza kugira ngo natwe tugushimire. Urakoze cyane ko byose ubikora neza, dusabye data mu izina rya Yesu, amen. Amen. Twari tuzi ko byashoboka ko twashingira ahandi, ariko murabona ko twageze n'ahandi gushingira. Ubwo rero byose Imana ibihembe iki? Icyubahiro. Ntabwo turi butinde muri gahunda zacu, kuko uyu munsi waje gushingira ubukwe bw'abana bene data. Turagira ngo dusome ijambo ry'Imana twihuse
ntitwakira abashyitsi ahangaha ntitubikora ibyo twasaba dukora iwacu. Soma ijambo ry'Imana rero twihuse. Ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Abefeso ibice 5 22 tugeze 33 ngo wacu gushyingira. Twihangane dusome duhagurutse dusome ijambo ry'Imana, hanyuma turaza kubona umwanya twicaye. Haranditswe ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari we mutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikibi cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo ubwabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akabaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore we abone uko yubaha umugabo we. Amen. Yesu nashimye cyane. Isaba umugisha. Aya magambo dusomye ni amagambo dusanzwe tumenyereye kandi tuzi twese. Tuyabwiriza cyane mu gihe cy'ubukwe, twibutsa abana bacu n'abagiye kurwubaka yuko bakwiriye gukundana kandi bakagandukirana. Tuba twarabigishije, ariko twibutsa umugore ko akwiye kugandukira umugabo we. Twibutsa umugabo nawe ko akwiye gukunda iki? Umugore we. Kandi Pawulo yabigeranyije n'uko Kristo amenyanye n'itorero. Itorero niba rigandukira Kristo, uko tugandukira Kristo, uko twubaha Kristo, nicyo cyitegererezo cy'umugore uko agomba kugandukira umugabo we. Ntabwo ari inshingano yoroshye rero. Niba tugereranya kuri Kristo n'itorero, ni ukuvuga ko tugomba gukunda abagore bacu niba turi abagabo by'ukuri rwose, by'ukuri tumaramaje nta buryarya. Noneho kandi umugore nawe agomba kugandukira umugabo akamwubaha by'ukuri, atari uko yakora ibyiza mureba, ahubwo igihe umugabo adahari. Kristo yabanye natwe mu isi, igihe kigeze aradusiga aragenda. Hari abantu benshi batubwira ko Kristo yabaye mu isi, ariko twe nk'ab'Imana ndagira ngo mbibutse ko Kristo yabaye hano, turabana, tubana igihe aratwigisha, avuga ubutumwa, akiza abarwayi, ahumura impumyi, azura abapfuye, atwigisha ko natwe tuzakora ibyo yakoraga namara kugenda. Bukeye rero arasezera, aravuga ati ndatashye ngiye kwa data. Umugabo iyo kindness, iyo myifatire ya Kristo ku itorero, niyo myifatire agomba kugira iki? Umudamu we babana mu rugo. Ntabwo umugabo afata ishakoshi agiye itete ahita agenda. Oya,
amazongana n'umudamu ngiye itete nzabura iminsi n'iyi nzarana nzarukugira iki n'iki sibyo niyo ashaka kwimuka asambura ati nzaruka mujyane sibyo noneho umudamu nawe agasigaye yiteguye nk'uko itoro ryiteguye nde Kristo ubu natwe itoro dusigaye twiteguye Kristo uko yatubwiye twiringiye ko azagira gute ko azagaruka uko niko umudamu agomba kwizera umugabo we kwizera umugabo wawe yuko icyo akubwiye azagira gute azagisohoza niba Kristo aratubeshya atazagaruka ni ikibazo cyacu gikomeye kuko twatubaye nka wa mudamu umugabo yagiye i Buraya amaze imyaka 20 n'uragaruka ni hatari rero mwumvire uwo mudamu rero unoneho wasumva ko umugabo yapfuye atugiye kubona si ikibazo gikomeye ariko twebwe tuzi ko Kristo watubwiye ko azagaruka azagaruka Imana ishimwe mwene basaza munakuze mutakibyara mwaramaze guhindagurana mu maso mwaramaze kuzana imvi umusatsi wowe igikara wabaye umweru mugomba gukomeza kugira gute tugakundana tukizerana tukubahana tukemerana Imana ishimwe aya magambo rero Pawulo yavuze yavuze noneho umugore nawe akishyura kubaha amen ubwo umugore akora mu madamu zirimo utakinywa uvuga ngo iki mfite ideni y'umuntu ibyo rero kugira ngo bibeho bishaka iki ko duhora twegera Imana dusenga urukundo narwo rurasengerwa mwari mubizi umudamu uzajya umusengera ukamusengera ntabwo uzamuhaga ariko none utangiye kwanga wumva usinutswe kumusengera no kumukoraho umenye ko no kumwanga mu isi utazamukubita n'urushyi ibyo ndende nagera yakomeye kugira ngo urukundo rwawe ruhore rwakawe n'umudamu wawe ni uko umenya ko ugomba kumusengera nubona gusengera umugore byakoranye ukagera ko watura izina ry'ukumva reka dani bishoboka umenye ko ubutaha ni umugeni kubera ko iryo deni zibajya kunde kugishyura ideni ryananiye kwishyura rero urambura ukagira ibyo rukweba polisi wahura n'urimo ideni ukabura kwezi nuko bimeze ubutaha ni umugeni rero no mu nzu no mu buriri ni hatari Imana idufashe cyane bakaba bene data aya magambo atwibutse ko tugomba gukunda abagore bacu namwe badamu bacu aya magambo abibutse ko mugomba kutwubaha nk'uko itoro bigirira nde bibigirira Kristo nimurebe namwe Kristo turamusenga Kristo tumuha amaturo Kristo tumuha ibya 10 Kristo turamubwiririza Kristo turiyigisha tuzamuka imisozi kubera Kristo turaririmba kubera Kristo turamuririmbira turamuvuga turamuhamya namwe badamu rero ngiryo ideni mufite ngiye ko ukuntu mugomba kwishyura ugomba kuvuga umugabo wawe kamuvuga neza uri mu bandi bagore kamuhamya ko umugabo wa mbere kavuga uti ntarangwa n'uriya mugabo mbanera ubusimba nzi ko ndiho nuko yizamirwa nkabona uriya mugabo nubwo abandi bagabo bamugaye ko wowe jya umwemeza umushimi tubirana abakundwa b'Imana ubwo rero n'umugabo nuko umugore wagomba kumutaka aho ukamutaka kuva ko n'umugore basa kuvuga ko sinshaka ko ari umuntu umureba cyane sibyo se ndi mu bakunda ko umugabo yaje no kubona bigo bimurebuzwa ahubwo tubamure bikishaka sibyo se kubera ko Imana yemera ko umugabo afunga Imana ibyemera ntabwo ari kubera ngo ufunge Imana yemera ko umugabo agira ate afuhira umugore we kubera ko Imana imuhata kumukunda uwo ukunda rero amufuhira iyo ukunda imodoka yawe ukunda umwana yitebuye uramufata mu ntoki wote muyikoresha yemera iki uko ayikunda amen Imana Yesu aratwibutsa ko tugomba gukunda abadamu bacu n'abadamu bacu aramutse agomba kutugandukira ijambo ry'Imana rizima rihinduka kandi bose ugomba ijambo ry'Imana amasezerano y'Imana n'ibyo yasezeranye byose azabishobora azabishyitsa abantu bavuye mu ijambo ry'Imana bose bazavugwa n'isoni kuko iby'Imana itegeka baravuye mu ijambo ryayo ntabwo bazabisohoza ntibazabishyitsa ariko tugomba mu ijambo ry'Imana tugomba mu ijambo rye tukarigumamo iby'Imana byose yadutegetse gukora tuzabisohoza n'ubugingo buhoraho tuzabubona n'ubana n'umugore wawe neza umukunze n'ijuru uzabigeraho n'ubana n'umugabo wawe umwubaha
n'ijuru uzarigeraho. Imana ishimwe cyane, Imana itugire neza, Imana iduhe umugisha. Reka dusengere ahangaha, twinjire mu muhango wacu. Ahangaha turi n'iw'abandi, ntabwo ari iwacu, sibyo? Reka dusome mu gasenga Imana, sabe mwarimu mbere nahaguruka asenga Imana, senge no jambo ry'Imana. Ni kuko twigishije ijambo ryawe byiza, dushimiye ko twigishije ko dukwiriye gukunda abafasha bacu nabo bakatugandukira muri byose, kandi natwe mwami tugiye kugandukira Kristo no kumwubaha no kumukunda no gutegereza ngo dukore umwami. Mana yacu rero, uko aya magambo tuyumvishije n'ubundi yongeye kutwibutsa mu mitima yacu, n'ubundi mwami Yesu Kristo nuyatere mu mitima, kandi rwose imitima yakiriye nayo imbere nk'umurimo mwiza. Aya magambo nawe agende yera imbuto, umuntu wese mwami Imana arusha n'abandi bose baziriye umwami wacu Yesu Kristo. Fasha rero umugaragu wawe utuganirije, fasha nabo tuyumvise umuntu wese umugire neza, kandi ukomeze gukomeza imitima yacu n'abandi bose Imana yacu bazabasha kuyumva. Umwami wacu Yesu Kristo rero dusengeye mwami tugiye gukomeza kugira ngo ukomeze kubamo kuko twabigusabye mwami, kugira ngo icyicaro ukomeze gukibamo ukiyobore, turinde turangiza. Turagushima ko tuba tubonye neza yawe n'urukundo rwawe, tuba n'ikibi cyawe, tuba tugize byose uzige umucuruzi wacu Yesu. Amen. Kuko duhari turi abanyitorero, aribyo dushaka kubanza kubaza, mbese nk'abakristo b'itorero kugeza uyu munsi n'isaha muracyemera yuko twashingira Museveni na Emmanuelia? Niba tubyemera turambura ikiganza cyacu tubyemere. Amen. Imana umugisha ko mutubyemera. Itorero nta rubanza rubafiteho, ndaracyemera ko mushyingirwa kuko n'ukuranga kwabo kwa nyuma nk'uko imihango yacu iri. Kugira ngo mbaze rero, mbanze mvuge mu ruhande mu izina ry'itorero, mu izina ry'inama y'abakuru b'itorero n'umushumba, natwe abana bacu ibyangombwa twabaje turabibonye, ibyangombwa byo kwa muganga byo muri leta, seritifika yo muri leta twarayibonye. Kugeza natwe umunota nta kintu tubabaraho, ibintu byose barabitunganyije, turabifite byose, twumva rwose nta kibazo tubafiteho. Ubona kugira ngo mbase imiryango yombi, umuntu uhagarariye umuryango w'umuhungu cyangwa umukobwa bahaguruke aho bari batubwire, batwemerere uhagarariye umuryango w'umuhungu niba ibyo basabwaga barabitanze. Ibyo twasabwaga n'umuryango w'umukobwa byose twarabisohoje. Ibyari bikenewe byose byasabwaga barabitanze. Nta wamuzi ko yigeze atunga umugore cyangwa ashyingirirwa ahantu hanyuma tukaba twakora misiteke tukamushyingira umugore wa kabiri. Museveni John Chris, Imana ishimwe. Ni umunota tuba dutanze guceceka kugira ngo turebe ko hari umuntu uvuga uti ngewe ufite ikibazo. Ubwo nawe ufite ikibazo rero reka tumuhe amashyi. Amen. Turabaza niba uyu mukobwa wacu Mugisho Emmanuelia nta mugabo yigeze, abantu bamuzi mwabanye, hari aho yavuye mu nzu se yinjiye arasohoka, mbese hari aho bamuzi ko yigeze umugabo. Imbere y'abahamya benshi turabaza niba hari umuntu wafite ikibazo ku bukwe bwe. Ubukwe
mu izina ry'itorero ry'inama nkuru y'abayitorero rya IPRM, mu izina ry'abakuru b'itorero n'umushumba, turashyingira ubukwe natwe nta kibazo dufite, nta gitubuza gushyingira ubukwe ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 2 2021. ubwo rero niba ucecetse ntacyo uvuze uyu munsi, uzahora ugize gute ucecetse kuri uru rugo no kuri w'abageni, urugo rwabo, ntuzagira amagambo uzana nyuma. Imana idufashe. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Museveni John Chris ko wemeye kubana n'uyu Mugisha Emmanuelia ngo kubere umugore mushyiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizero udashutse ku nshingano zawe, muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Niba ubyemera, urambure ikiganza cyawe cy'iburyo hejuru ugira uti ndabyemera. Ndabyemera. Reka tubaze umugeni nawe. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Mugisha Emmanuelia ko wemeye kubana n'uyu Museveni John Chris wakubere umugabo mushyingiranwa mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udashutse ku nshingano zawe, muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Niba ubyemeye, urambure ikiganza cy'iburyo hejuru ugira uti ndabyemeye. Yewe Museveni John Chris, sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu Mugisha Emmanuelia ngo ambere umugore dushyingiranywe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa nateshwa ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Amen. Amen. Indahiro y'umugeni. Mugisha Emmanuelia, sezeranye imbere y'Imana n'iteraniro ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Museveni John Chris ngo ambere umugabo dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda kandi nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye. Nzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero ryera. Amen.
murabona ko irabengerana bifite ahitangira n'ifite irangirira ni ukuvuga yuko ni ikimenyetso cy'uko aba bantu bagomba gukundana akaramata urukundo rwabo rugomba kuzagera iherezo kuko iyi mpeta ikomeye ikoze mu izahabu niko n'urukundo rwabo rugomba gukomera ntirucike kandi rugire iherezo. Ubwo rero turasaba umukwe yakiriye impeta hanyuma yambika umugeni. yewe Museveni John Chris mwambitse impeta y'urukundo gusezeranya unkweguriye ibyanjye byose kugeza dutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Amen. Amen. Mugeni nawe yamwandike Emmanuelia wanditse impeta y'urukundo musezeranya ko mweguriye ibyanjye byose kugeza dutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero ryera. Amen. Amen. Noneho umukwe n'umugeni bagare barebana barimo gusaba umukwe kwikurura umugeni amutwereke rwose buranezeza kandi bunahesha data icyubahiro Imana yaremye umuntu imutware w'ibyo yaremye ari kwirebye isanga atari bwiza waba wenyine muri Edeni ubukwe ni bwiza ubukwe ni bwiza rwose buranezeza buranezeza kandi bunahesha data icyubahiro ubukwe ni bwiza ubukwe ni bwiza ni bwiza rwose buranezeza anezeza imiryango ukanezeza itorero abana bacu tubonye batweretse ibirori ku mugaragaro twagushimiye Imana turabakweretse ibirori Imana kugira ngo bafashe kuva uyu munsi kugira ngo bashyigikire mu rugo rwabo urugo rw'amahoro rw'umunezero kandi ibikenewe byose muri muryango bambi kugira ngo bikore kuri Imana bafashe bashoboze ibyo badashoboye umwana w'umuntu adashobora urabishoboye turabasabiye Imana kugira ngo bashoze kandi bakomeze barinde ikibi cyose mwami kandi umuryango wabo wagure mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubwiza buboneke muri umuryango kandi amashimwe yabo ahore mu kanwa kawe iteka ryose. Urakoze Mana kutwumvishije kandi kugiye kugaburira imigisha mu ijuru kugira ngo uboneke kuri bo mwami Mana twese kugira ngo urukundo rwabo rubone ibyiza kandi rubone umunezero wuzuye. Urakoze Mana ko wakoreye byose kandi ko wafashije ikibazo cyose kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. w'ibyo yaremye
isanga atari bwiza waba wenyine mu bigeni ubukwe ni bwiza ubukwe ni bwiza ni bwiza dusabe umukwe umugeni afatane mu kiganza cy'iburyo nuko basabye umugisha Uwiteka amurikishe mu maso ye yera abagirire neza Uwiteka abarebe neza abaha amahoro amen ibi tubikoze mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera amen icyubahiro ubufasha bw'ubuzima bwose kandi kure John Bahati yitegure na Furaha Tantine bitegure bose kandi bahingana icyubahiro ubukwe ni bwiza ubukwe ni bwiza ni bwiza bose buranezeza buranezeza kandi bunahesha data icyubahiro ubukwe ni bwiza ubukwe ni bwiza ni bwiza bose buranezeza buranezeza kandi bunahesha data icyubahiro niryo juru rito mutaniyerure uyu munsi mubigaragaze no mu bandi bose kandi muzagere no mu biganwe urugo niryo juru rito ubukwe ni bwiza bose buranezeza kandi bunahesha data icyubahiro ubukwe ni bwiza bose buranezeza kandi bunahesha data icyubahiro ubukwe ni bwiza sabe umushinga w'itorero azadusinyire nyuma dutange na seritifika kandi bunahesha data icyubahiro Haleluya na ishimwe kandi habwe icyubahiro. Si benshi bashobora kugira ubutwari abana bagize mu bihe nk'ibikomeye
ariko turashimiye abana bacu ko bagize ubutwari bakaba bahesheje Imana icyubahiro, bakaba bahesheje itorero icyubahiro, bakaba bahesheje umuryango icyubahiro. Tukaba rero tubashimiye ubutwari bagize bwo kwihanganira ubuzima bwa gisore, bakaba bagejeje kuri uyu munsi wa none bagambiriye kugira ngo bakomeze urugendo kujya mu ijuru. Ubwo rero bari baho Mugisho turabashimiye, kugira ngo bambere amashyi. Ntabwo twabura gushimira ababyeyi babo babafashije mu burere bwabo, bakabarera mu nzira ya gikristo yo kubaha Imana. Murabizi ababyeyi kurera biragora, biravuna cyane, ariko kuba ababyeyi bararwanya intambara kugira ngo abana babashe kumenya Imana, bakomeze kwihangana, baho uburere bwiza. Mu by'ukuri ababyeyi nabo turabashimiye, ibyo bakoze byose Imana ibahe umugisha, natwe turabibonye turabashimiye. Nanjye mwongere mu mpera Imana amashyi, n'ababyeyi mwamera amashyi kubyo bakoze. Ubwito rero natwe itorero ry'Imana Pentecoste y'ububyutse hano muri Mozambique, nuko babivuze turanezerewe cyane, kandi twifuje gushimira abana by'umwihariko ndetse no kubaha impamyabushobozi y'uko bashoje urugendo rwabo neza, babashije gukora neza, babaho neza mu nzira ya gikristo. Tukaba tugira ngo tubahe impamyabushobozi twese tububashye duhagurutse kugira ngo tubashimire, twese turi kumwe tubafatanyije kubashimira. Mwese rero mugere ejuru kugira ngo tubashimire mwese muhagaze mu cyubahiro cyanyu, tubahe icyubahiro cyabo. Ubwo rero uyu munsi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 2 2021, kuva none rero itorero ry'Imana, itorero ryacu rirahamya ko kuva none ahangaha ku uyu munsi Chris Museveni abaye umugabo wa Emmanuelia, kugira ngo Mugisha, kandi Mugisha nawe abaye umugore wa John Chris. Kandi rero ndagira ngo mbahe certificate kuko barangije urugendo rwabo neza, kandi kuko Imana yateranije hamwe nta muntu ushobora kuyitandukanya. Ubwo rero reka tubahe amashyi bakira certificate yabo kuko barangije urugendo rwabo neza. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Dushimye Imana kuko turangije gahunda rero. Turagira ngo twanisharite mu gihe bagitegura bakuraho izi meza, noneho bakongera hamwe n'ibyo rero n'ubundi turagira ngo dusabe anadusengera Imana kuko ntabasha kurogoya imigambi yawe. Turagushimiye isaha nziza uduhaye umugisha, kuko tubonye ibirori by'abana bacu biratunejeje cyane Mana, ibyo wakoze biradutangaje. Niyo mpamvu dukomeje kukwereka umwanya wose uri imbere yacu Mana. Ujoro ryose tugiye gukomeza, ije gusoza neza. Turagushima tuguhimbaze, ukomeze kurinda Mana, uturindire hano, urinde umutekano wacu, uturindire mu buryo bwose Mwami, kugira ngo ubukwe bwacu buze gusoza mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Thank you.
Turaboneka rwose. abandi akaguha umwanya kagutega amatwi yaguha urukundo bikaguha umutuzo yamara kugenda ugasigara ubabaye hari umuntu umuhuza bikaba nk'ubufindo byaba amahire mukibanira hari uwo mubana kakubera imfura wajya gusaza kagusubiza ibusore uko nguko niko waje mu buzima bwanjye nyifatire n'imicura bindura wahaye agaciro amarangamutima yanjye nibibarika ibyo nkukundira wose ukongeje urukundo maze nshira inyota ibyo ndabigukundira wameneye ibanga wari warahisha abandi ibyo ndabigukundira iyi mpeta yamye urukundo ibyo ndabigukundira wameneye ibanga abandi batazi ibyo ndabigukundira imigambi gusa duhuza uko imitima itera uwanjye mu wawe tera nikirize niduhuza amabanga gusa nubwo dufitanye menshi usobanuye amahirwe mu buzima bw'umuntu umunsi umwe naricaye fata icyemezo njya gushaka urubavu nabuze nuko musaba kunyuzuza urabyemera none ubu nduzuye uko nguko niko waje mu buzima bwanjye nyifatire n'imicura bindura wahaye agaciro amarangamutima yanjye nibibarika ibyo nkukundira wose ukongeje urukundo maze nshira inyota ndabigukundira wameneye ibanga wari warahisha abandi ibyo ndabigukundira iyi mpeta yamye urukundo ibyo ndabigukundira wameneye ibanga abandi batazi ibyo ndabigukundira Namshukuru Mungu aliyetulinda mwaka mzima, ametupa neema ya kuishi duniani, ametulinda na ajali zote. Walio warembo kutuzidi wametoweka, walio matajiri kuliko sisi wametoweka,
waliokuwa navyo vyoku wametoweka. Mshukuru Mungu ungali mzima. Happy day, happy day, happy day to you. Happy day, oh, happy day to me. Happy day, happy day, happy day to you. Happy day, oh, happy day to me. Wengi tulioanza mwaka nao wametoweka duniani bila kuaga. Tumewaona rafiki wengi wakishindikizwa makaburini kuzikwa, sisi tungali wazima. Tumempa Mungu nini? Tumefanya nini? Neema ya Mungu ndiyo imetutosha. Watoto wetu wamelindwa, jamaa zetu zimelindwa. Haleluya, nasema neema imetutosha. Neema imetutosha. Happy day, happy day, happy day to you. Happy day, oh, happy day to me. Happy day, happy day, happy day to you. Happy day, oh, happy day to me. Happy day, happy day, happy day to you. Happy day, oh, happy day to me. Happy day, happy day, happy day to you. Happy day, oh, happy day to me. Nawatakia nyote mwaka mpya mzuri wa amani na raha na furaha. Mungu awajalie neema, awape mafanikio na ajibu maombi yenu. Hii ni salamu kutoka kwa ndugu David Imani. Basi sambaza wimbo huu kwa wale wote ambao unawapenda. Yarachambitse icyo yavuze nawe uzakivuguruza. Mu migambi ye harimo n'izina ryanjye. Ubu ndahiriwe kuko Imana inyishimira. Icyo yanditse yarachambitse, icyo yavuze nawe uzakivuguruza. Mu migambi ye harimo n'izina. Gusabira ndenga ndumva meze nk'umuntu ugenda mu gihu ntasiba intwara. Gusinzira simbi iri mu bwuzu wankunze ntabikeka, nta n'uwabonaga yuko bishoboka. Kuko hari benshi bagushaka kandi bafite ibintu, inshuti zawe zarakumbuza. Ariko ukazima amatwi ahubwo ukarushaho. Uranyegera nkumva ndashizura, fata mva koko ni wowe urihariye. Ese ni iki wankunda twarwa iyo gusa nkubonye. Hashimwe uwakubyaye n'Imana yakumpaye. Birandenga urukundo mpawe, sinzi niba ndukwiye. Gusa birandenga ninsuye wizanira amazi impano ngo tuticwa n'inzara. Kuko unkunda kandi unkunda uko ndi.
umunezero rwose ntihagire itwaza ibihe oya ni umunezero kuba basize imbere mu mbyino idasanzwe turaza kubireba hanyuma n'abazima bakishireho ubwo rero He has given me victory. Oh my God, He has given me victory. He has given me victory. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you give to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me better, you give to that boy. Jehovah Nissi, I am better. I search around, there's no one else like you. I am Judah, you're the man, the man, the man. Let's give him a victory. God has given the victory. He has given the victory. Hallelujah. 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 Come on, see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows and now I'm free. And I'm able, hallelujah. And I'm hallelujah. Because of Jesus, every day that I got out. Double, heavenly blessings, I am a God, you have blessed me. He has given the victory. God has given the victory. He has given the victory. Hallelujah. 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 If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praise now. If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praise now. Because of Jesus, every day that I got out. Double, heavenly blessings, God, you have blessed me, He has given me victory. Mama, has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. Hallelujah. Because of Jesus, every day that I got out. Double, heavenly blessings that He might God, you have grace and mercy. abana bacu kandi turagushimiye uyu munsi mwiza uduhaye mu munezero. Turagushimiye Imana kuri Imana ishobora byose kandi kwejura byose. Tukuretse mwami Imana data wa twese isaha dutangiyemo iki cyicaro cyo kuganira no gusangira umunezero w'ibirori byacu mwami, kugira ngo duhe umugisha buri muntu wese mwami, umuhere umugisha muri iki cyicaro, kugira ngo ibyo tugiye kurya n'ibyo tugiye kunywa byose bitubere umugisha kandi bitugoreze tugushime tuguhimbaze. Amen. Wese tuti amena. Twongere ngo amena. Ni umubyeyi rwose ndatangira umuntu. Nta muntu uzababyeyi hano. Ababyeyi nta muntu rwose. Nuko impundu zikaba i Rwanda. Murakoze. Umutobe wacu. Kugira ngo Kristo yumvishe umukunzi we iwacu rwose tuzi kwenda. Aha. Murakoze cyane.
rwose inama isutse ubona rwose ko abana bacu ntabwo basuka byandi byacu bya giturage bafite rwose inama isutse umutobe urakoze cyane Museveni ati mugire vuba vuba rwose bifitiye amashyushyu kwakira umukozi wanjye kuko aje rwose aziye igihe Museveni byose ndabeshye eretse Imana icyubahiro haleluya amen 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 Emmanuelia nawe natera haleluya rwose nziza cyane y'umurambararo rwose cyane ubwo rero ntawe utakira akaba aje kumva harimo umuneke noneho ngo turebwira rwose kuje umutuzi kabisa karengetse ubwo rero urareba umuntu ukunda hano kurusha abandi aho uri bubanza maze urebe neza witegereze neza maze urebe umuntu ukunda kurusha abandi bose hano aho ari bubanza kuko narebera iburyo bwe ashobora kuba rwose ari umuntu abonye ubona abakobwa hano batangiye kwibwira ngo yenda ni jyewe reba ni bumoso rwose barebe maze umbwire uwo wahisemo ati mvuye rwose ni Emmanuelia bamusomye rwose bitonze buri myaka n'imyaka rwose amutegereje wongera rwose umwe na kandi uti rwose mwana mama kuko niyo nari ntegereje mubaza niba kanaryoshye se ati karengetse rwose urakoze cyane ubwo rero Museveni yashishe yumva rwose kuko reka yubashye Imana ntabwo yateruye ntabwo yateruye yubashye Imana undi umusomi umusore ntiwanyoye ugiye musomi ariko se bite cyane ugiye musomi murakoze cyane kamare kumva ngo nta kamare kumva kamuha kamare maze mbere kamuhe rwose ari kukubwira ati rwose uzihigiye rwose ku isi reka mwiteho kamuhe rwose akamare kamuhe rwose Imana ati rwose umusore wampawe ubwenge gasome utuje gasome se ariko kuko mudatanga amashyi n'ishyari nuko